muraho BTV twamaze iminsi kwatunganyiriza ama tutorials azabafasha kwiga ama software, aho ubu ngubu mushobora gutangira kwiga Adobe. Hano ushobora kumenya kureklama ngo CS3 ngo ntabwo ari nziza cyane, ngo ni iya kera. Ubu ngubu BTV igiye kubikosora. Ubu rero ushobora gutangira kwigisha CS6. Itegeze igafunga gato murayibona CS6 extender. Hano mazina ubona ba Thomas Knauer n'abantu bakoze CS. Nuko rero ubwo buryo twakomerejeho bworoshye no kwita ukanda hano kamera nkaho tuzi zose cyangwa ibikoresho ukeneye gukoresha biba birambutse, ugakanda open. Uze ko open rero kujya gufungura projet mu gihe nta projet ufite ugihorera, cyangwa open ukagenda ukajya muri computer ukajya kuri disk zawe, nta abantu baba bariho ukareba ukakanda previous, utegereza usanga ikintu cy'umuntu, ugakanda agafayiro ukareba usanga undi muntu. Mbese bisaba ngo urebe kuko ushobora gukora ikosa ugakoresha icyo nakwita nk'amashusho y'umuntu. Biba byemewe muri ubuhanga bwo gukoresha tutorials, scrolling kubera mashini nyinshi irimo. Ndabakora tutorial rwo rwego rwo hejuru aho ushobora kwiga Photoshop. Gufungura back ushakisha akantu kari butume abantu baryoherwa n'ubwiza bw'amashusho. Kuvuga ngo ibintu tugiye gukora bigiye kudufasha kureba uburyo umuntu ashobora gukora ibintu. Akafate kuri amashusho y'ubukwe, open pictures cyangwa ifoto yose ugategereza software loading. Urabona abantu baraje, kuvuga ngo iyi ni ifoto muri rusange. Iyi foto hano ikaba iri na background, ushobora no kuyikanda ukabika ikaba layer ku buryo utagigendera kuri iyo background ahubwo ibabaye nka icyo nakwita akantu. Mukaza dukora uburyo bworoshye umuntu ashobora kumenya akantu twifashisha. Uyu deja yabaje ku kintu kimwe ukareba. Ni ukuvuga ngo muri bwa butuzi twakoresheje hari kano sporting hairing brushes cyangwa muri izi za quick selection ni ukuntu zishobora kuzifata. Ni ukuvuga ngo ni uguseka gufata yose ureba ukayikoresha ukayifata ugakanda ukahitamo iya mbere. Hano ahantu hose hari ikintu cy'ibara rimwe kabisa, automatically yagufasha mu kuba wagira ukuraho delete. Hano ko umuntu wasigara wenyine ushatse wamushyiraho background, control Z cyangwa ukora kuri computer yawe ukareba control Z, ukaza ku buryo bundi ugafata kitwa pen tools ukagakanda, kongera ukagakanda, kongera ukagakanda, kongera ukagakanda. Iyo ugiye kugera hano hameze nk'aho ari akantu, ikintu nakita nka angle, umaze kuzuminga ubongera ukakanda ukagumishaho kugira ngo hazemo akantu kameze nk'angle. Urabona ko ari akantu kameze nk'akarengaho. Kano kantu kameze nk'akarengaho kugira ngo kabeho, uraza ugafata kuri keyboard yawe ukaba ikintu bita ngo control ukagikanda, cyangwa ukajya ugakanda alt. Urabona ko ikanze alt pen tools yazana akantu kameze nk'agafresh ko hejuru ukagakanda. Urabona ko kakantu karenga badaje kase kagenda, kongera ugakanda, kongera ugakanda hano kugeza kongera ugashyiraho gutya. Urabona ko asaga ko kakano gakanda alt kakavaho, kanda gakanda ukagera hano ku gutwi ugakaraga, ugakanda kutuye vuba vuba ko yose nyine mu by'ukuri ushaka kubona iyo pen tools ikora. Kamanuka kose ukavangavanga arizo kandakanda kugira ngo utaza kurya ahantu. Ugaselekisiona gutya kaza akantu kamanuka kaza hano, ugaselekisiona akandi kantu kamanuka
bwa buntu bwose wagiye ukandakanda hasi hazaho akantu kameze nk'utudomodomo icyo twitanga control A ugakanda right click make selection ukanda ok ahantu wa inyuma hasigara ukwaho ubwo ugakanda ikintu ukanda ijambo delete ubona ko umuntu wawe wagiye ubwo icyo gihe uzi ko uwo muntu uri wa selection ubwo ushatse icy'inyuma wagikoresha icyo ushaka control Z ugasubira inyuma cyangwa ukongera ukagarura back ukanda make selection warangiza ugakanda ok selection igakora ukongera ugasubira right click ukanda hano hejuru ukanda right click usanga ngo select inverse cyangwa ngo selectinga ibintu bitandukanye etava background waradeje wa muntu asigaye wenyine ese wa muntu yasigaye wenyine ugenzi uti tukanda hano hejuru udukora kano kantu ifoto igasigara ari yonyine ifoto isigara ari yonyine ni bya ujya ubona ubwo deja umuntu atangiye kwimuka VTV dushobora gufasha ku buryo mu minsi mike cyane ushobora kwikora software yawe nako tukikora software ushobora kwikorera posters affiche ibyo bahanze ubona wani umuntu ameze gutya wenyine ushaka kuza hano hejuru bitutse n'ubuhanga ufite ugakanda new nako umuntu gitangira ugakanda ok ukanze kwana kwa taza new nizo ya kabiri intel 2 cyangwa kacaga tableau ukaba waza ukajya ukaza hano lens flare ukayihorera ukagaruka hano round lens flare kaguta utuntu tugiye kuza tumeze nk'utuangles cyangwa shape cyangwa ibishushanyo uri kutubona kurya ushaka kwikora ka background udeja background yawe urayikoze ukatansi ukongera sharpness colorize wenda ugashyiraho umutuku color ugashyiraho wenda bleu ubururu ubona ko uri kabano ugakanda icyo gihe uranje ya flare yawe ukanda hejuru uko background ubona kisemo kakana creatinze ukagaruka hano kuri shape ya mbere ugaterura ukaza ugatereka kuri ya background gatuganda hano tukwereka twatuntu dusigaye two ku ruhande tukwereka umuntu uko angana ugaterura ifoto yawe ugakurura ukaza urabona mu by'ukuri uwo muntu ushobora kumwimura urebe nibwo buryo bwa mbere VTV kukwereka niba udasobanukiwe neza ubutanza wa episode step by step murakoze ko ushobora gukomeza gukora subscribers